ukuri pe nditonda ariko ndibaza ni igiki cyakongoje kugira ngo zikumbe iki kintu nka kiriya ziba ndashaka kugukuramo mwamara nkayakanda ngafata uwo mutima wawe nkawukanda ku buryo niba naguhamba bazashyingura Hey. Hey. Wisugenda se? Ati mfite akazi kenshi ndi hano. So, I'm sorry ko byaraye bibaye last night. Ntakibazo. Ndabuse Ndabuse kugira ngo wibagirwe ibyabaye byose. No, ndabyibagirwa ariko ntago ari ngombwa ko makashe zawe. Ntago ari ngombwa, nta kibazo rwose ndabyibagirwa. Okay. Ariko ndakwinginze ibyo bibaye byose byibagirwe. Ndabyibagirwa rwose. Sabikoze. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Ndeba gusa n'uvuge. Morning. 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 None se ko nta kintu uri kumbwira? Ntumbwire ko ibyo Mike yambwiye ari byo. Uvuze ngo Mike yakubwiye? Mike yambwiye ko wagize akazi kenshi bikaba ngombwa ko mujya gukorera mu ntara. Hanze ya Kigali nyine. Ko yakubwiye nuko byagenze urumva twagiye gukorera inama mu ntara irangira itinze ndaramuka mutekeye karaho hafi. Nose utigeze umbwira uzi ko nahangayitse. Urumva inama yarangiye itinze ntabwo byageze nkuko byari bisanzwe. Mbonye bwije rero ntangakorwa nkuhamagara ngo ntagukangwa ko natekereza ko waryamye. N'ubu naguhamagaraga telefone yawe nticemo. Uzi ko nari nahangayitse.
Kanze kubishyira amazi muri dushe. What? Hi. Suzo umeze neza? What's wrong with you? Yene nzi ko mu bakobwa bose tuziranye uri umukobwa wenyine ubona na courage. Ufite iki kibazo? None wagira ngo uzi ko wajya mumeze nk'uko yanyagiye. Mfite ikibazo hari ikintu nashaka kubwira ngo ukimenye. Utambwira ngo wasanga bakurukanye ku kazi uje kumbwira ngo nagusonye kunzanira ibintu hano. Ibyo nta kibazo. Akazi gabana ubona n'undi boss. Sibyo se? Kundi bagura. Siko byenda biri serious. Ufite iki kibazo? Kutwite. What? Ni no gutinda. Tone. Yewe. Avuze ngo ndatwite. Nyine inda ni yanjye. Ngiye nagutenda. Ngiye Mike nagutenda. Wowe nyine. Agasani. Nanone ibisubizo bije bigaragaza ko nabasha kubyara. Numvaga ko hari ikindi cyizere. Gusa nyine ni ugukomeza nkagerageza nkareba yuko byashoboka. Gusa dogiteri yambwiye yuko bitashoboka. Mike. Hey. Sorry. Reka nkubaze. Are you sure koko urabizi ko utwite inda yanjye? Ma nimba wumva nkubeshya poema umwana nzamwirerera. Byo ni ibintu bisanzwe. Okay, akuyirakara. Sibyo? Irakara njyewe am ready kokubera papa w'umwana wacu. Sibyo? Rero mwana wibigira big deal. Nanzi kugiye kumbera nka bya bisore by'ibigodi. None se utari kwitwa papa w'umwana. Nanzi kugiye kumbera nka bya bigodi bibwira abakobwa gukuramo amada. Why not se nawe papa w'umwana? Ikindi ntukanjyanye nyene n'ubwo bugoryi n'ubwo bwana. Bujya kubwira abakobwa gutyo. Sibyo? Nabazaga gusa. Okay. Ahubwo reka mwereke nako bugije. Ari we wataha. None ejo ukazaza twazabikanaho neza. Kandi wumve neza yuko man icyo kintu kiranshimisha mu buzima bwanjye. I'm happy better than you thinking. Cause Yeah. No, ejo tuzabona. Sibyo? Yego.
iki kijama cyagiye hera cyo no gukorana diri n'abantu batanu. Hello? Yes, Mike. Peters. Fresh man. Uri yes. Nagiye gatoya ariko mukanya ndabongezaho. Ka ujya unyumvira. Nose wagiye ute kandi wari uzi ko dufitanye gahunda. Ni impamvu yari emergency tu. Utangenda ariko ndayitanze tu. Nose bya bintu ko nari nabizanye mbijyane cyangwa Oya, udakora iryo kosa. Wewe itiyo mari mukanya gatanda yamugezaho ngaho. Okay, ngiye kubisiga hano hejuru y'intuza, hejuru ya televiziyo. Uze gukoraho kino kirabyo gihari urahita ubibona. Nongeye kubisiga kuko nanjye mfite akazi urabizi, uriya boss yahita nkuramoro. Okay, sawa ndare. All right. Bitese wowe. Sawa. Uko se Mayi ko wambwiye ngo ndeke kujya ku kazi uranshaka duhagaze hano iminota irenga 5 urumva utarimo kuntera umwanya. Okay. Reka ndase ku ntego. Nshaka amafaranga. Amafaranga yakize kandi kijya tumaga ngo amafaranga cyahagaze. Okay. Deborah. Ibyo bintu byabaga hagati yanjye nawe nako bizongera ko. Nkuko nabikubwiye reka ndase ku ntego. Ndashaka amafaranga kandi nawe nzongera kuryamana nawe. Umva kubwira. Nta mafaranga nshobora kuguha. Niyo cyaba ari igiceri cy'ijana. Ntacyo nzigera ngo. Urayama cyane rwose. Nkuko nabikubwiye naherekanye nakubwiye ngo ngiye kurasa ku ntego. Ngendeye miliyoni 5. Akakari. Ngo miliyoni 5. Mike, are you crazy? Kandi nyine mbizo miliyoni 5 wamara kuzimona nkavanga akureka nigendera. Arekana no umwana wirwa umwangisha. Wow. Miliyoni 5 se uri umwana wanjye, uri umugabo wanjye. Dufatanije business. What do you mean for me? None kare woje sa umukobwa warusanzwe za ari. Umukobwa yagize ikibazo yarwaye. Ngombwa ko mukorera shift. Byose ni biki waruzanye muri bank? Ni komande yari yambwiye ngo mbazanire mwari mwatumije. Sinzi. Kuko yanambwiye ngo kuko hano yariho hanyuma nari nsigaje yanambwiye ngo masiga igikakungazaza kugitwara ejo azanyara agiye mu kazi. Okay. None se kutagenda? Mabajana none se n'agatipu mu maso. God. Nibwe na tip. Ko mfite 5 sura bivomje. Maybe it's your last day. Murakoze. Mwana we mugisha neza mabajana. Deborah.
kudakomeza se ngo bwijagura aho ngaho komeza uvuga ubwo bugambo we wakomeje uvuga kare iyo video urimo kureba aho ngaho niyo uri winjira na ka gasore tubana mu cyumba ubwo rero sinzi buriya umukobwa amuramutse ayibonye ibyo yatekereza cyangwa wenda nk'umugabo wayibonye cyangwa mu kazi ndatekereza ari wowe ubizi neza cyane kundusha urabizi neza ko kasinyo urabizi neza ko ubisobanukiwe kundusha Mayi ntabwo ibintu wabikora byose byari umupangu wawe Bemi Yes. wamujyanye mu cyumba akagenda akaryama Debra. Tugende uruhutse. mujyane mu cyumba Okay. ya ntabwo nigeze mbyaka ibyo byose byari umupango wanjye si wowe se wambwiye ngo ndi umusore w'inkubiswi ngo ndi umukene ngo ntabwo nkwiriye uriya mukobwa wawe ntabwo rero wabimbwiye rero yavanimo no kwihuta ntabwo nigeze ko 5M ari urugo so rero ngira yavanimo kugenda ndimo kwihuta Ebola shari komeza kuninza undeba gutyo ntabwo utumiliyoni 5 ari urugo so nkuko nakubwiye ngira vani igendera Ebola ngira vanimo kwihuta ako gafone kanjye nigendera twara thank you gakubitwe n'agaca Ajuda. meze neza rwose Nanjye meze neza. yo witonze mfite umushyitsi ndaje nkuvugisha ndaje nkuvugisha nta kibazo Meze gutyo se. nta kibazo ahubwo umeze neza Meze neza. okay Ko watinze se?
Oh sorry, arantu nari nabanje guca. Warambiwe se? Okay. So, are you okay? Yego. Umwana ameze neza mu nda? Ameze neza. Wow. Iki kintu cyonyine nameze kumenya mu ndishimye mu buzima bwanjye. Ariko hari ikintu nshaka gupropose. Okay. Wait. Yeah. Hari ikintu nshaka gupropose. Ninjye kuvuga ngo ushobora kucyanga ariko ntabwo byakunda kucyanga. So, ndashaka yuko unyara muri kano kabasi. What? Yeah. Dukeneye nyine yuko utwite se? Nkuko nyine nawe ubizi ko utwite, nyine gukomprima neza yuko kuko nyine nimba ari byo. Kana ngo wabyanga. Ikibazo ntabwo nshaka kunyara. Uri buze gushaka kunyara rero. Shaka inkari zawe hano na making sure yuko ibyo wambwiye ari byo. Kandi ni byiza. Nkuko nyine uri mama w'umwana wanjye, aho papa w'umwana wawe. Right? Oya, ntabwo nshaka kunyara. Soso! Urimo kunyumva neza? Haguruka, cyari. Cyari yagira vuba. Kinga ariko, ntabwo urimo kunyumva. Kuki ushaka kundakaza? Kugira ngo ndakare nikangira umwana wanjye. Wikiri kurenga aho ngaho ariko umeze aho ngaho. Subira hariya. njyewe ariko ndatwite. Kabone twizere wenda ko bwari ubwa mbere bipfuye, sibyo?
izi nkari se si zawe si zawe si zawe yego cyangwa ubyikoreye none uriya ukambwira noneho uburyo ibisubizo bibiri byose bije ari negative. ntabwo mbizi nanjye. You bitch! Oya! Ndavuze ngo uramutse urenze aho ngaho. Nyine reka nigende. Ngwino hafi. So, ntutume muri ikintu naratekereza mu buzima bwawe. Ngwino hafi. Maze noneho umbwire uburyo uza kumbeshya ngo uratwite. Shut up! Uzi umukozi? Siba? Siba mu gihugu? Ubundi njye nta nubwo ndi n'umwana mubi. Ukuri pe nditonda. Ariko ndibaza ni igiki cyakongoje kugira ngo uze kumbeshya ikintu nka kiriya. Ziba! Ndashaka kugukuramo nkamara nkayakanda, ngafata uwo mutima wawe nkawukanda ku buryo niba naguhamba
bazashyingura ese ubundi wakanawe ko iki waje kumenyera mani bigeze hari ko twe tubanye neza urambwira umuntu wagutumye nkubwira ngo urambwira neza umuntu wagutumye cyangwa nonaha mukurimo nk'umwijima wanaguze agahinda waneye okay urambwira umuntu wagutumye cyangwa ugiye kumbeshya ngo nta muntu wagutumye ngo niko nabitekerezaga ubwo bugoryi utazi kubumbwira vuga neza reka kunirisa ise ndagukunda shala uri igicucu bishaka kunjijisha ibyo kuba unkunda byo Soso Sundi kwanza kumbwira izina ryawe irindi izina ryawe ritari Soso niri basi kugira umenye neza yuko basi wenda uva kuri ino si namenye n'akazina kawe sibyo nitwa Sonia. Okay Sonia rero reka tureke imikino sibyo reka tureke imikino nshaka kumenya ninde wagutumye ibyo kuba nkunda byo ntabwo mbyitayeho wamaze urimo kumva neza Sundi ubu nanze rufite kuva nimugoroba utararya nanze rufite ndashonje yenda njya ngumenyeshe yuko ushobora kumara nk'uko utararya ugapfa wumagaye mbabarira ziba ninde wagutumye uramubwira cyane agumubwira no na muntu wanu babira nyuko nyumva neza ndakubwiye ko urambwira umuntu wagutumye cyane agumubwira urambwira umuntu wagutumye cyane agumubwira Okay. Mike, ugarutse gukora iki kandi? Sinakwiye amafaranga ashaka naraguhaye ubuharage. Ikindi kandi ndagira gutangarize ko no mu kazi mumaze kugusezera sinakwirukana. Okay. Wakoze kunyirukana. Ariko sinzi impamvu abagore bameze nkamwe badakoresha ubwenge. Njye nibaza impamvu Imana iba yarabashyiriyemo ubwonko mu mutwe mutabasha gukoresha. Buriya wumvaga kujya kuneza kariya kana ngo kaze kukumbeshya ngo karatwite. So ko nabitanye nabwiye ngo ni umwana mwiza. Sibyo? Ihanganiro datuma muri ikosa nigeze ntekereza gukora mu buzima. Kuko nakwica ashaka n'umuryango wawe wica kuko nabuze neza umuntu wabeshye ngo afite umwana. Urambwira neza umuntu wagutumye. Okay. Ntabwo nshaka kukubeshya ariko navuga gake witonze. Ninde wagutumye? Ntabwo nakubeshya ko nari nwite nanjye ko nwite.
ariko umuntu wantumye bamwita mama Melissa yambwira ko utetse umukobwa ampa amafaranga ngo nze murebe nyine ngo niyarinda kugira ngo urekere n'umukobwa we ariko byo ntabwo ibyo nengamiye kuko nyine byo ndagukunda cyane. Urankunda cyane. Okay. Nizeye ko nimba noneho nankunda ibyo nagusaba byose wanabikora. Ndeba cyangwa usaba byose wanabikora. Yego. Okay. Mama Melissa. Ariko abagore muri ibigoryi. Abagore muri ibicucu. Ndababaye. Rero ikintu kimwe utazi. Se ko wambabaje. Ndababaye. Ujye nkora umenyesha akantu kamwe konyine gatoya. Njye ntabwo mbyara. Yewe ntabwo mbyara. Ntabwo njye mbyara. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo nshaka gutindaho nta kibazo. Ahubwo icyari kinzanye aha ndashaka izindi miliyoni 5. Ya. Bivuga ko ngomba kugera aho ngiye izindi miliyoni 5 nazibona. Kandi ntuzi gutuma nza gusubiramo. Ntabwo byaba byiza. Kandi ntutumenze gusubiramo. Nako nararenga aho ngaho. Ndashaka kukubwira yuko umukobwa wawe tugiye gukundana nitonze utavuga amagambo menshi dutuje. Wabonye neza ziriya video zo muri salo zo mu cyumba zo nazuze. Ndiho ndakeka nta kintu wavuga. Rero tugiye gukundana twitonze turi kuduha amahoro. Amahoro. Naho undi igisigaye ariko undi ibyo ndimo kuvuga byo nyuma y'ibyo bintu byose ntuzire ubunategeza n'umuzukuru uzenda unapfa nta muzukuru ubona. Do you understand? Nta muzukuru ubonye. Wambariye koko. Subiza ukuntu ngukunda koko. Ubu bosi yambuze. Ubu se urabona nazabura akazi kanjye. Mbabarira ni ukuri nigendere. Yewe ahubwo ninzi ko nagufunguye. Sorry. Kumbure uracyafunze. Kwikuraho ako kantu k'inyuma byakunaniye. Suri fake. Mfite se nakwikuraho mbi nagucikira. Okay. Ndagufungura ariko kuri konti. Iyi telefone
ngiye kujyara muri salo. Niwumva hari undi muntu uvugiye muri salo utari njye cyangwa njyewe n'abandi bantu, wohereze iyo video ngiye kukwereka. Nibwo wenda urwo rukundo wenda rushobora kugira umumaro, kuko twasanze nta mumaro. Twakoze urukundo nyine ntirwagira icyo rutanga gusa, sibyo? Urimo kunyumva? Nahebye akazi kawe ko twareba uko tubigenza, nanjye nabona akemera ko wakwirukana, ariko numva ari gukora bibi. Urimo kunyumva? Ikindi ubwo wibagiwe utuntu tw'urukundo tw'iki, ntabwo ari ngombwa, sibyo? Urabona ino video? Wayibona? Uribuka kandi hariya gatoya gusa, niwumva hari umuntu uje hano, nutabikora I swear to God nakabura mama wabyaye. Naguhemukira ku buryo okay. Si sawa uko mumeze neza. Sasa nanjye rero utumemera neza. Akiri ndababaye. Rero ikintu kimwe utazi, siko wambabaje. Ndababaye. Ujya nkora umenyesha akantu kamwe konyine gatoya. Mvura ndakumva. Njye ntabwo mbyara. Yewe ntabwo mbyara. Ntabwo njye mbyara. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo nshaka gutindaho, nta kibazo. Ahubwo icyari kinzanye aha ndashaka izindi miliyoni 5. Ya bivuga ko ngomba kugera aho ngiye izindi miliyoni 5 nazibona, kandi ntuzi gutuma nza gusubiramo, ntabwo byaba byiza. Inspector François.
hamwe na mugenzi wanjye. Wiga kuba Mike? Ya, afande nusaba iki kibazo ko mwatugendere. Urafashwe. Urashinjwa gukubita no gukomeretsa. Ndetse no gushimuta. Mutoni Soni. Ariko afande ngusho. We Mike, witonde mu byo uvugira hano hantu. Kubera ko byazakoreshwa mu rukiko. Sakinozo. Esa. Hello? None se bigenze bite? Umva. Kaka. Afande none se bigenze bite? Tugende. Ariko afande. Ariko utanu n'ugiza kuza kureba umuntu nkanjye ibyo yitwaza badge. Ndagiye ariko nzagaruka kandi ningaruka ntago nzagusiga. Byuka mani byuka dore cyamaganya y'abakene n'indoto n'inzozi zo kurya gusa. Uzwa ngize ngo ni kirakase. Kirakase kiravaye. Kiravaye. Arabe. Ako buramba nibaza. Nonge kumara ukuntu mbyukije mani. Ibyo bireke nibe nawe nyine ufite umwanya wo kurya muzi ko naryamaga bikanga kubera n'inzara n'iki nkumva reka. Mani uzinzozi. Bitotsi ndakura ibitotsi. Uzinzozi ndose se. Ubwo warota gurya. Hari ibindi abatindi barota. Ndose ari umugabo urumva uri kumwe n'umugore. Urumva afite imodoka adushyiramo. Atujyana ku kibuga cy'indege kujya kumupakirira. Kibuga cy'indege? Ku kibuga cy'indege Kanombe kujya kumupakirira ibintu. Yaba usenga mvuze ko byibuze wabonekeye. Sawa twaheze hano imodoka ziciye hanga hasi nyinshi. No ibaza nayo ndimo gutekereza. Uburyo umuntu yaza gufata abakarani bano akabajyana ku kibuga cy'indege naho bahari. Nizanzozi zacu nyine nk'abakene. Ariyo nonge numva mani ngiye umuntu ngagiye mu rusengero. Ngaro ukuntu nyine ngaba pasiteri bakubwira ngo nkwaye imodoka, ngo nkwaye igare, ngo nkwaye amafaranga, ngo mu myaka 4 uraho ufite umugore n'abana 5. Ase bira bintu ujye ubyemera. Ubona Imana ituzi bro. Ukuntu tuba 200 urayakorera, umugore arashaka, ababyeyi, ngaha abana. Ariko bro, ubuzima buzahinduka mani. Biri kure cyane. Chérie. Meze neza. Fresh. Yawa. Mbabari ariko natinze? Oya. Abana ni wese. Natinze. Ntago ari cyane ariko ntabwo watinze. None. Fresh. Ahubwo wabibonye se? Urumva no kuri dodo aha. Ntago ari ibintu byatinzemo gake ariko urumva no kubera amajerwa babitindije.
urumva nta kindi kibazo muri make. Nta kindi kibazo ahubwo ikibazo dusigaranye. Cyako ndananiwe pe. Shana biragaragara. We nakushonje. Shampa giyorere ndumva meze nabaho. Nanjye nikomeze. Ndananiwe fo kabisa. Mwana ntago yabyoroshye. Mukumva ngo abantu bazana imizigo gusa ariko kwigeze ntabwo yabigoye kumva. Abarimo utuntu ya. Morning bro. Ubuzima buzahinduka kandi buzamera neza mwana. Twese nicyo cyizere tuba dufite ariko birakomeye. Mani nzaba umukire ku buryo nzafata abakarani bose. We kirangi wanyihera akazi ka none nkabona nk'umubosi akankubitaye kuza kwirira naho ubundi iseta yanze kabisa. Niba dusubire mu byaro sinzi kabisa. Ariko ntawe uvumira itararenga. Wabona tunayabonye da. Mani kandyame nyine ngo ntihaze umuntu. Bawiryamenge nta bitotsi mfite ndabikura he ndirimo ubusa. Sheri nyine reka dushaka abakarani. Sibyo? Dushaka abakarani ariko nyine ndananiwe byahatari. We ntabwo naniwe. Shamba ntabwo naniwe ahubwo ndashonje ahubwo sumva reka numve ako sereka muzi. Ubundi abakarani barabishobora. Ntabwo bari byinshi kandi kameme baratipa bafite imbaraga sheri. Cyangwa dushaka ubundi buryo twabitwara ariko oya sheri kandi niko kazi kabo kandi baratipa bafite imbaraga ukuntu bikorera ibintu biremereye. Barabishobora. Yiko kandi urumva baratipa rega tutabaye akazi none se wabaho gute reka tubaye akazi then noneho nka babiri gusa bahagije ahubwo nimba ari ahantu bazi turinde. Okay nta kibazo niyo uko bimeze hano hepfo ndumva ari abakarani. Bishobora barahari. Sheri kujya ugenda kumbi hano urahazi. Ndahazi. Maca nigendera mu modoka burya. Ndahazi. Twagiye tukabareba nta kibazo. Nta kibazo. Let's go. Bosi baje. Kawowe. Bitese. Ni sawa boss. Komere bosi. Nashonje. Ewana sha hano twakubitiwe kabisa. Kazi kabonetse. Ubuse sha murabishobora ko murakora. Ndakomedo. Ahubwo se kariye bosi. Kise nimba no guterura aho ani ibintu. Barero murabakarani. Kabisa. Akanaka. Uko wanza kabisa kanaka bere ko kazi ka. Ndarashonje kabisa. Umva rero mwabakarani. Akazi gateye gutya. Gusi tuzamuke twumva ababosi. Ushonje ntabwo ujye umenya no kubaha ababosi. Ariko mujye munakaraba. Bosi gatuba. Murasa n'ibibobo. Simbubatse kugawe waretse ibyo wabetse uko. Nabura mujye munakaraba shana. Nakazi kazi mukora mwakaraba mugasa neza mugasana. Nyine ibyo bireke ubabwira ikiyakuzanye ibindi. Bosi kwe nakazi tuba tuje dukeneye. Urukundo ibintu bimeze rero. Wowe sha wowe. Kugana na bosi ikiruko gisa. Urukundo usa wowe tuwe natso. Bebe waretse ugakora ibyatuzanye ukabareka nose akazi kawe. Nshaka umuntu unyivangira mu kazi. Aka kazi ngiye kugatanga ntabwo ari wowe. Niba dukundana banza unyumve. Ibanze umugabo mbere y'agaciro cyashatse. Right? Abosi n'abagore bafite ijambo ariko. Wowe ni umugore wawe kandi umugore wanjye. Ntabwo ndi umugore wawe. Bosi turaza. Okay none wagenda gutora. Ntabwo uri umugore wanjye kuki turi kumwe hano. None se niba utari umugore wanjye kuki turi kumwe hano. Okay bosi kamwereke. Akazi nakaye. Listen. Akazi ndumva urimo n'abavugira cyane. Wakamuha nkigendera. Urumva ushaka kuvugana nawe? Urumva ushaka kuvugana nawe nkwihorere?
reka none tuvugane muvugane umva ratowe muvugane kwanza ndumva nana bano abari bo dukoresha cyangwa dushaka abandi hano nta bandi bahari ariko dukeneye akazi aduha akazi kuko ndabona bano wagira ngo urumva bana aribo bantu ufitiye basaje kubaka aka niko kazi kabo ntabwo mbagira inama bajye bakaraba umuntu asange banasa neza ibyo ntabwo bikureba hano bari mu kazi ubuse imodoka yanjye niba isa neza uyu nguyu akayikora ntebe yanduza ibintu by'ibyiro bafite bisize mva rero akose ubundi barasa n'abarikosha ibyo bitubwiye kari boss wahitubwiye nabibabwiye ariko dore ikintu ngira ngo umva mbabwire uva mu magambo uduha akazi cyangwa ukareka akurusha ko n'umufite agasuzuma urashaka kuduha akazi ko dusa n'imizigo dutwara n'ubundi okay nta kibazo noneho reka njye nivugane nawe niba udashaka kuba akazi kawe kubera ko basa nabi nta kibazo njye nanabashakirana akantu umva genda muvugane kwanza sha nawe mukurikire katugende boss bakurikire kwa sundi reka mubaze kwiki ukora akazi kameze gutya kandi mbona wavamo umusore ni ubuzima nabuze akazi kanye nta nubwo nyine nize kugira uburyo nyine nahita mbona akazi nyine shadisi reba na hano none se hano byagenze gute kafungutse ariko boss uko ureba hano hantu siko nyine pano nayambaraga ikankunda hano hose ukajyamo ndakabura muhamagare ngwino hano mubaze iyi pano sinayambaraga ikankunda mabuja yarabyibushye nuko nyine ubuzima bwawe ahubwo ntiyamukwiraga yari igipapa njye nari mbyibushye nayo umupata ariko ubuzima nyine burahinduka isi ni danje mabuja tuba twabuze uko tugira uba wananduye bananduye nyine mba ni mu kazi buriya boss umugabo ntuwakoze none mwebwe uramukire yari yarakaye umugabo wawe ariko ateye nabi oya ntago ari umugabo wanjye nose witwa nde yanjye nitwa Chris Chris nanjye nitwa Linda mugenzi wanjye nyine bamwita Kado yego Kado mabuja ni ukuri muduha akazi turebe ko wenda twarya nyine uzi ko kuva mu gitondo nta muntu turatwaza na uyu niwo twatwaje amakara nawe aratuvuna yibaze ko waduhaye ibiceri desa icyayi bihita bihurira basi muze njye kubaha akazi yego mabuja ni mwiza ntabwo ameze nk'umugabo ese kandi sheri ujyanye n'abo bakarani urabaha akahe kazi kakaza n'ibyo ugafite ujyanye n'abo bakarani umva mugaruke mbaha akazi mugaruke reka boss reka mugaruke mbaha akazi mugaruke ufite akazi nanjye ndagafite ko ngiye kumva muze mbaha akazi none se muze mbaha akazi uzashobokana nawe muze mbaha akazi bose we twabonye mfite akazi ngiye kubahereza uretse abo bakarani nibo mujyanye menye ko ujyanye n'abo bakarani mbere nibo tujyanye none nizere ko banakugaburira ariko numva kuvuga byose nta kibazo barangabura ufite akahe kazi uri bubahe kari ngiye ufite akazi boss gusuzugura umukobwa ntabwo ari byiza ariko muze mbaha akazi cyangwa mubireke ibintu ni bibiri ibintu uvuga n'ubundi ntabwo ngende bubyitwaze mumbabarire muze mbaha akazi ba boss nanjye n'umwe gute noneho yikakaje boss reka dukorane n'uyu oya muze mbaha akazi
Subi yabaye iki ko ntamubona kuri fone? Bite? Byiza. Amakuru. Ni meza. Cumbagira se bite? Bimeze bite? Nagize accident. Iyo, wagize accident mama? Wagize accident y'iki? Moto yangonze. Bakugonze? Yego. Nari mpagaze ku muhanda, umumotari araza afite umutuku mwinshi ahantu. Gutyo gusa? Yego, yangonze. Nibura se nta na plaque ze bafashe? Oya, ntabwo mbizi. Nashidutse nyine ndyamye hasi. Kwa muganga se nibura hari icyo bakumariye? Yego, bamara kwigabanya uburibwe. Baranahapfuka. Ese urigeza mu rugo nibura? Mu rugo ni hehe? Ni hafi nari ngiye kuhagera. Gende nkugezeyo bazi. Ese naba nkugoye. Weya ntacyo gufasha se kari ibyo byacu. Murakoze. Sheri. Sheri. Uraziranye se? Please. Yes, please. Uzwi umuntu wakoze accident wowe? Bro. Uzi ko yakoze accident? Twubahana. Sheri. Turaziranye se? Ntabwo tuziranye ahubwo ngo nanjye ndumva. None se, okay, muri abashiri. Ni sheri wawe? Yego, ni boyfriend wanjye. Waba uzi inshuro naguhamagaye. None se, nizo wamagaritseho. Lise. Wari bumuhamagare akakwita bate kandi telefone umugabo nayo wawe akabanza akegera hirya twa. Umugabo we? Baby, no. Umva, please. Umva mubwire ntago nzi ibyanyu. Uzi ko ingungiye mufashije mu kuyahara ku muhanda? Umva, nyine murarebye muturutse hariya muravuga ati ko bisa kose sheri wanjye ari hano. Babe, calm down. Byagaragariye amaso ya buri muntu. Ntabwo ndi sheri wowe. Ahubwo njye namufashije. Sheri watuje. Ahubwo se urumva nyine gahunda mwana n'ubundi mwana niba munakundana buretse ni sheri wawe. Sheri aramfashije ni narushye. Aragufashije. Yes. Warushye. Nta moto zihari se. Uyu ni imodoka, uyu ni moto. Agufasha mu buhe buryo? Babe, please. Sheri, please reka ngusobanurire. Reka byagaragaye ntabwo wambuze Sheri nakoze accident. Sibyo? Accident. Imoto yango. Uyu. Please. Wampa bari ugatuza, babe. Buretse gato. Uyu yakoze. Buretse gato. Ndabyumva yakoze accident and then ahamagara ambulance uraje utwaye umurwayi. Iki? Sibyo mushaka kumbwira? Namufashe nta wundi muntu ufite umufasha. Ahubwo ni muri sheri we kuki utaje ka? Bro, ushaka kunyigisha inshingano zanjye se? Ntago kwigisha inshingano. Ndabinginze mureke gushwana, sibyo? Murukundo. Babe.
urazi Okay, kwanza reka mbereke. bro wadufasha ukaba usubiye hirya gato Ntacyo mu byiciro biri hagati yanjye sawa ntacyo sister Umva merci. sawa bagra koze nawe umutegereze muraje mujyane mutegereze nta kibazo umva koko bigezaho nta nubwo mbyumva n'umusore mu nzira muje bansobanurira iki nabibonye umva ibi birahagije sibyo bebe wambara ugatuzo ko kukanyumva impamvu wambuze na telefone mfite agasakoje nta mafaranga n'amashya nari nsigaranye niyo mpamvu wambuze nta nimero yanjye se wabuze umuntu utira telefone ngo umpamagare bebe nari naniwe okay wenda bari abasore nibo bari sawa wabonye ko ndabyumva cyane nubwo wanyumva koko ndakumva kabisa nukuri nakoze accident bangonze telefone barayiba batwara n'amafaranga wagize gutya nyine mukikomezanya nanjye nkawe umva ndumva urumva baba ruri kumbabaza mbe why nagusobanuriye uri kumbabaza oh my god bro Mungu tumukobwa mani bite cyane abase aba nabo n'abagabo bawe ko mbonemo gucumbagira si ibyo ari kwigirisha se aya naganye no mukobwa uko bigaragara nagare byari abase nabo muri kumwe nese ntabwo nabisobanuriye mbe utira umuntu ku karubanda bro tumukobwa gutya ku karubanda ako mani banzure reba ukuntu wambaye wireba uko please simati kumya imyenda ariko mu mutwe zero bro ariko uzi umuntu ukunda umuntu ukamuha buri kimwe arangiza ukabona azanye n'umusore wiriwe uhagaze umutegereje baby please dutahe none se nese ntabwo nta kibazo afite uwo n'umukobwa cyahese si ibyo baje bigira banyinama cyahese bangonze ndi kumusobanurira ntabwo ari gushaka kunywa uzi amasaha namuhamagara nusakoze sida niyo wagira ikintu mvuye kwa muganga nawe nose nyine urabona umuntu wakoze accident hereze bro Sherine kuryoshye nagusobanuriye nakoze ntabwo uri gushaka kunyumva gori imbwa gusa kugenda Sherine mbabarira nukuri mbabarira pe